twongeye kubaha ikaze bakunzi ba ONENATIONRADIO nkuko mubibona turi hano San Antonio twiriwe dukurikirana umuhango wa Night in Rwanda. Umunsi wagenze neza cyane nkuko mubyumva cyari urusaku, ibirori biracyakomeje, twaje tuganira n'abantu batandukanye, ariko turavuga tuti ntago twagenda tutaganiriye n'umuyobozi w'abanyarwanda hano muri Amerika, Mr. Yoyada. Muraho neza Bahati n'abandi mufatanyije ibikorwa. Urakoze cyane Mr. Yoyada, twishimye ibirori byabereye hano rwose on behalf of San Antonio community. Bateguye igikorwa cyiza cyane. Ibi bintu mwayibonye mute? Ibintu byabaye byiza, kandi ubwiza bwabyo suko gusa twaje turi benshi, ahubwo ubutumwa n'ibirori n'ibyabaye byose ni ibintu byubaka umuryango nyarwanda, kandi abatarashoboye kuza babikurikirana kuri YouTube ku byatangiye ejo hashize, ibiganiro twagiranye n'abandi. Ariko cyane cyane uyu munsi wo gutarama no kumenyana, turasaba abatarashoboye kuza kugira ngo bakomeze kureba ibyo byatambutse. Cyane cyane twanejejwe nuko ambasade yegereye abaturage ikabaha ibyangombwa bakeneye batagombye kuja i Washington. Ubusanzwe niyo baje gufata ibyangombwa, ariko uyu munsi byagenze neza. Iyi gahunda yo gusanga abaturage menya ari intambwe nziza yagaragaje umwete embassy ifitiye abanyamuryango. Arakoze Mr. Yoyada, nkuko bivuze koko abaturage uyu munsi bishimye cyane, bavuye imisozi itandukanye baza gufata biometric ibikumwe ku buryo ba service amafaranga menshi, embassy service amafaranga menshi abantu bari gukoresha bajya Washington, ariko abaturage bishimye. Nimwe mu ntambwe zikomeye zakozwe uyu munsi. Mr. Yoyada, nk'umuntu ushinzwe abanyarwanda hano muri Amerika, mwabonye kuna abaturage bari bishimye, ubusabane bwabaye. Turabizi covid yagiye isubiza ibintu inyuma, murimo guteganya ibici, ino gahunda igenda ikomeza. Turabizi we are still in covid, ariko hari izindi gahunda zigiye hari zituma abanyarwanda bongera guhura, bongera gusabana, kuko berekanye urukundo rudasanzwe n'ubusabane. Ni by'ukuri covid isa n'iyatubangamiye muri byinshi, ariko twamenye uburyo tugomba kwifata kugira ngo abaturage bacu babe safe kandi bitabire ibikorwa n'ibindi bizaza. Duteganije igikorwa cy'abategarugori muri March ku tariki ya 12. Nanone twabonye uburyo abantu babyitabiriye, tuzateganya kugira ngo dutegure mu buryo abazaza bari safe kandi dukurikiza amategeko atugenga agenga states, kugira ngo abashatse kuza be kuzagira ubwoba bazaze basabane n'abandi, kuko ibi biratwubaka kandi biradufasha mu mibereho yacu hano muri Amerika. Arakoze Mr. Yoyada. Ino gahunda yabaye guhera ejo ya Dream Week. Ino gahunda yerekanye ishusho y'u Rwanda, yerekana ibyiza, ikuraho n'urujijo ku bari bafite ibibazo bitandukanye. Mwabonye abanyamahanga bari bahari bavuga isura nziza ku Rwanda, bavuga imishinga bafite. Ino gahunda mufite Friends of Rwanda ituma abanyarwanda kugira abanyarwanda bakunda u Rwanda, bavuga imyato u Rwanda. Ibi bintu mubona mubikomeje nandi mastate akabikora cyane n'izindi diaspora, hari ikintu byatanga kugira Friends of Rwanda? Rwose muri bimwe byanshimishije mu biganiro twagiranye n'aba Friends of Rwanda, byangaragarije cyane yuko dufite opportunity yo gutangira ibintu tubishizeho umwete kugira ngo inshuti z'u Rwanda zize mu Rwanda, zizigame mu Rwanda, zishora imari mu Rwanda, ariko cyane cyane twebwe natwe twiyubake dufasha igihugu mu gushaka izo nshuti z'u Rwanda, kuko batugaragarije ibyo bagezeho kandi bifashije igihugu mu buryo butangaje. Tugana ku musozo, this is ONENATIONRADIO. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa Mr. Yoyada, umuyobozi uhagarariye abanyarwanda hano muri Amerika. Twagusaba gutanga ubutumwa bwawe bw'uyu munsi ku banyarwanda bitabiriye n'abakurikiye ONENATIONRADIO. Icyo narangiza mvuga nuko abanyarwanda aho muri mwese mumenye yuko umuryango nyarwanda muri Amerika ukomeye, ukura, ufatanya n'inshuti zacu,
kandi mu kindi kintu bagiye bavuga twumvise ni sister cities, umubano wa za ville zino n'izi Rwanda. Ibi nabyo tuzabishakisha muri za community zacu zose, turebe ko twabiteza imbere kandi tubyishimire kuko ni byacu twese. Urakoze cyane Mr. Weda, on behalf of ONENATIONRADIO Radio tubashimira support muduha kutuba hafi nka ONENATIONRADIO Radio muri za community zitandukanye. Murakoze cyane, turabashimiye n'umwanya wanyu muduhaye. Murakoze.